batwaye igikombe cy'amahoro. Ni ibitangaza Rayon Sport yakoze muri sezo kubera ko ekipe ikizamuka gutwara igikombe cya shampiyona igatwara igikombe cy'Amerika bitwara rimwe, ni ibintu biri wonderful. Nongeye kubasuhuza mbahani ikaze kuri iyi tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu, itariki y'umunsi w'abakozi cyangwa se umunsi w'umurimo. Nifuriza abakozi mwese mwagize konji kugera konji nziza kandi mukomeza kwitwara neza muri iyi konji. Ndabizi ko hari igihe konji yibaye utwo wari ufite twose tumarira muri business zindi zitajyanye n'akazi, ariko nkwibutsa yuko muri iyi minsi ifaranga ryabaye ifaranga wa muntu we, ugomba kurya uri no kuzigama kuko ntago uzi ejo uko bizagenda. Twagarutse rero twaje mu makuru ya siporo nk'uko bisanzwe, tuje mu ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Izo kipe zombi tugiye kuzinyuramo kuko zose zaraye zitwaye neza, ariko by'akarusho ikipe ya Rayon Sport y'abagore. Wari umunsi w'imikino ku makipe yombi ya Rayon Sport, ariyo makipe abiri yarari mu gikombe cy'amahoro. Ikipe y'abagabo yarwaniraga umwanya wa gatatu ari nawo yatahanye nimugoroba, nawo ikipe y'abagore yo yari iri kuri finali, ikaba yanatwaye igikombe cy'amahoro itsinze ikipe y'indahangarwa ibitego 4-0. Ubu rero ikipe ya Rayon Sport y'abagore niwe mwamikazi wa shampiyona y'u Rwanda kuko n'ubundi niyo yatwaye ibikombe byose bya hano muri shampiyona y'abagore. Yatwaye igikombe cya shampiyona, itwara n'igikombe cy'amahoro yarayitwaye nimugoroba. Ubwo ibikombe byose byo muri iyi sezo ya 2023-2024 byose byabaye iby'ikipe ya Rayon Sport. Mbibutsa ko inazamuka mu cyiciro cya mbere, yazamutse n'ubundi itwaye igikombe cya shampiyona y'abagore y'icyiciro cya kabiri. Ubwo rero murumva yuko nubwo uyu mwaka mu ikipe y'abagabo wabaye umwaka w'imfabusa, ukababera ubusa, ukaba blankia, ariko mu ikipe y'abagore ho ni ibyishimo gusa kuko ibikombe byose babitwaye, kandi ikaba yanakuye Rayon Sport izina rya Rayon Sport mu gisuzuguriro muri rusange. Ibyo bitego rero byatsinzwe n'uwitwa Kaboyi cyangwa se Mukandayisenga Janine. Nyuma y'umukino yagize ibintu atangaza byinshi, avuga yuko agomba kuzasohoka akajya gukina hanze, ndetse akaba yakinira n'ikipe y'igihugu Amavubi y'abagore. Yabitangaje muri aya magambo akurikira: by the way, ariko ibitego 4 twavuga ko ari rutayizamu mwiza muri shampiyona. Aho byakiriye gute ibitego 4 kuri finale? Ya, ni ibintu nakiriye neza, ariko nakina n'abakinnyi banjye kandi ikipe rero ifite abakinnyi bakomeye, twabashe gukina na dutsinda ibyo bitego byose. Ibitego bigera kuri 4 mwatwaye igikombe cya shampiyona zishize muri mu cyiciro cya kabiri, mutwaye igikombe cy'amahoro, mutwaye igikombe cya shampiyona. Ku ntego zawe nk'umukinnyi ukiri muto wikikura kuri kariyeri yawe, urumva noneho ubu ngubu inzozi zindi zirenze warize? Inzozi zanjye nizo gusohoka mu Rwanda nkajya gukina hanze, nkareba umupira wacu ukomeze, nanjye ngura ubwenge kuri umupira hanze wa pasi. Hanyuma ikipe y'igihugu Amavubi, noneho Amavubi y'abagore, uyatekereza wiki wajya gukina hanze ugaruka kina Amavubi, urifuza kuzagera ku kiri kumwe n'ikipe y'igihugu? Ya, njye ndifuza kuzakina ikipe y'igihugu Amavubi kandi tukazagera kuri Rayon Sport nayo tugeze aha ngaha, gutwara ibikombe 2 muri shampiyona ni ikintu gikomeye cyane. Urakoze cyane, asante sana. Ikipe ya Rayon Sport y'abagabo yo yakinaga umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu, yahuyemo n'ikipe ya Gasogi United. Ni umukino watangiye ku isaha y'isa 9 kuri Kigali Pele Stadium, ariko byaje kunanirana. Igice cya mbere kirangira ari ubusa ku busa, n'igice cya kabiri gitangira bagenda bakora impinduka zitandukanye, ariko n'ubundi byaje kugorana kuko n'igitego cyabonetse ku munota wa 89 umukino wenda kurangira. Nacyo cyatewe ni kufra yatewe neza, hanyuma Aimable Nsabimana ashyiraho umutwe abatsinze igitego ari n'umudefanseri. Byumvikana yuko ikipe ya Rayon Sport ifite ikibazo mu busatirizi kuko nta kuntu wakina na Gasogi United mu minota 89 yose igitego cyabuze, n'icyo ubonye nacyo kigatsindwa n'umudefanseri. Nyuma y'umukino rero Muhire Kevin nka kapiteni yaganiriye n'itangazamakuru, agira byinshi agenda atangaza, ndetse yongera kugira inama Perezida Jean Fidel Uwayezu ku bijyanye no kurokirita, kuko nawe ngo imirokiritire yo mu uyu mwaka ntago yamunyuze. Muhire Kevin rero yagiriye inama komite nyobozi irimo iyobowe na Jean Fidel Uwayezu,
ndetse agira n'ibindi atangaza anasaba abanyakunzi ba Rayon Sport bose abasaba imbabazi ku buryo bitwaye muri uyu mwaka, ariko anavuga yuko byose byatewe n'imirokiritire mibi yo kugenda bakagura abakinnyi badashoboye kandi bari bafite uburyo bwo kuba bari gutwara n'iki gikombe cya shampiyona. Aimable Nsabimana nawe vice capitaine wari watsinze n'igitego rukumbi cyatandukanyije impande zombi ndetse kikaba ari nacyo cyahesheje umwanya wa gatatu ikipe ya Rayon Sport, nawe yagiye atangaza byinshi ari byo tugiye kugarukaho mu magambo yabo batangaje bagira bati yasingira ngo muhire Keve mukino maze kurangira watamanya wa gatatu mutsinda igitego kimwe ku busa, ntabwo wabanje mu mukino ariko navuga ko umwanya wa gatatu bane ku ikipe ya Rayon Sport utangire ku mukino wawubonye ute unaduhe n'ubundi overview yawe. Ni umukino wagenze neza, umukino ukomeye baravuga ko bwanjye wagenze neza kuko twabashije guhatana, ababaje mu kibuga bose bahatanye kandi nako batazi ibishoboka byose kugira ngo amanota aboneke. Bavuga ko bwanjye umukino rumeze neza nta kibazo. Nka kapiteni wa Rayon Sport umwanya wa gatatu uvuze iki kuri Rayon Sport? Yaraba ko imaze gutwara inshuro nyinshi cyane umwanya wa gatatu, navuga ko ari ukuntu utegura ibintu nibyemere ukarwana nibyemere, ariko burya iyo wateguye ikintu gishoboke ugerageza gushaka kureba ibishoboka. Twararwanye byashoboka twari igikombe cy'amahoro ariko byibuze twari umwanya wa gatatu, ariko bavuga ko naga gift gazo duhaye abafana bacu. Hanyuma yaraba ko Rayon Sport igihe cyose bishaka igikombe kibetanira ibikombe, so wabo wa kabiri watwaye umwanya wa gatatu buriya nta gikombe batwaye muri Rayon Sport, abakuze Rayon Sport ntibishima. Sinavuga ko tubafitiye ideni tugiye gusuzanya shampiyona kuko twabaye ibyo bifuzaga. Ubwo bwanjye abakinnyi twarahatanye, abenshi baragiye abandi baraza, abavuye kuri bench baza barahatana, twabashije kuba ibyo bifuza, ariko aho ibyo bakoze byo aho batubashije kugera n'imbaraga zacu zigarukira. So bavuga ko bwanjye umwaka utaha hamwe n'Imana bizagenda neza kurushaho. ugarutse ko kantu bavuga ngo abafana bafitiye ideni muri uno mwaka, ubona ari heri ikipe ya Rayon Sport yagize imbaraga nkeya he zatumye rero n'izo ntego mwifuzaga itazigeraho? Aba ko burya ikipe ifite abakinnyi 11 babanzamo bakavamo 5 babanzamo bakagenda, ugiye gukoresha abaturutse kuri bench kenshi baba baratakaje icyizere batizera, urumva ko aba ari izindi mbaraga nke ugiye guhura nazo. Niyo kubwanjye ababashije kuza babashije gukina kumeza shampiyona, abo bavuye kuri bench baratanye kuko bakize match zikurikiranya nyuma biranga. Niyo kubwanjye ko ari imbaraga zabo zigarukira, ariko abagiye bari bakomeye iyo tubagumana bya kuba bimeze neza. Hanyuma wenda sizi nka igiye kuranyirwa muri mikino ibiri nka Muhire Keve ndakeka amasezerano yageze ku musozo, urimo urateganya iki? Birashoboka ko wenda mwaka utakomeza gukina mu Rwanda? Iki kibazo bafite gifazwa n'abantu benshi, gusa kuri make cy'ubuvuzi abasubiza ibyo mushaka byose byabasubiza. Hanyuma Keve uri umukinnyi ufite experience umaze imyaka muri Rayon uyizi, ubona nko ku nama yawe cyagakozwe muri Rayon Sport imyaka ibaye myinshi nta gikombe cya shampiyona mutwara, banavuga ati uyu mwaka ni cy'amahoro cyarabuze, ubona nko ku nama za Muhire Keve ari aye mavugurura akenewe muri Rayon Sport? Navuga burya equipe witegura muri wese zigiye kurangira, ubu bagiye gutangira gutegura sezitaha, so bibande muri recruitment nibagende muri recruitment zivugwa cyane, usanga navuga ngo kanaka, ariko burya iyo ushaka umukinnyi mwiza urujya kumwirebera, iyo ushaka umukinnyi mwiza urashora. Byari utogura abakinnyi batatu beza aho uri 10 ba flop, so bajye ku isoko bemere bahende, ariko bazakinnyi beza kuko nta umukinnyi w'umunyamahanga cyangwa umukinnyi mwiza ukora test. So ushaka umukinnyi mwiza genda umugure muri equipe runaka, umugure uziva ngo umbizanye umukinnyi uzamu umusaruro. Aho bigo bizinyo by'ama test ngo wazi umukinnyi naje gukora test bizora gutya, aho tuzagira bavuga ngo umwaka utaha ariko nta kintu. So nawe abayobozi bavuga ngo dusheme imbaraga, dushire amafaranga dufite wakinnyi beza kugira ngo dushimishe abakunzi ba Rayon Sport, kandi ubwo bushobozi barabufite uburyo babikora bikagenda neza. Icyo abafana bakibajeho Keve wabaye muri Rayon irokirita mwazanye hagiye haza Badiara bakasirye n'abandi, iyo urebye ubuyobozi mufite uyu munsi musanga iyo myanya yuzuye yabo bantu bo kureba abakinnyi gusibura amazina runaka bari for muri rokirito mabo kubaka Rayon Sport ikomeye, kuko abo n'ubundi style uvuga nibo babikoze imyaka 4.
niyo mpamvu mubwira ikipe igira directeur technique, ikagira abashinzwe recrutement, ikagira abantu benshi batandukanye bashinzwe ibyo bintu. Sinagwa mbwira ngo uri president ngo ugiye kurekrita cyangwa uri SG cyangwa uri manager oya. Niyo mpamvu ikipe ifite abashinzwe kurekrita, abashinzwe imibereho myiza abakinnyi, bashyirwa ngo buri department muri football bifite ababishinzwe. So ibyo muri makipe yacu ntabyo tugira, ugasanga umuntu wese akora ibintu byose ari umwe kandi bidashoboka. Bako bwanjye president arari, president arumva, president akora ibishoboka byose kugira ngo Rayon Sport itere imbere. So bako baramubeshye kenshi cyane, aho bigeze ubu nuko gufata umwanzuro akamenya icyo akeneye gukora cyangwa kubaka. Wo kuri Rayon Sport kugeza akanya baramutuka bamuvuga nabi, ariko nawe nk'umuntu mukuru umaze kumenya ibya football nagira ahindure abamurokritira, ahindure abamugira inama, kuko bigeze ubu birababaje ubona Rayon Sport atwara igikombe. Nanjye ndimo bwanjye biramubaza ko ndabikunda, ariko umwaka utaha ndizera neza ko nazakoresha ibishoboka byose kazana bashinzwe kurokrita kandi bakamubakinnyi beza. So aya mafaranga azaza aho azaturuka hose bazakoresha neza, nabo bagiye bose basinyira umugozi kuko Rayon Sport ifite abantu benshi batandukanye. So bose baje basinyira umugozi kugira ngo Rayon Sport isubire ku murongo yongere itware ibikombe. Kevin ndizere kwenda atumye bagukindana cyane, kangubaze ikibazo kimwe nyihanganire. Abafana bo bavuga ko nabo nyine abakinnyi wenda batari bahagije, kandi ibibazo byabaye muri Rayon Sport birazwi. Hari abakinnyi bagiye hakiri kare, bagiye mu buryo budasobanutse, abagurishijwe. Usanga abari bahari bo mwarimu hari kimwe n'abandi, kubona umusaruro Rayon Sport ibonye muri iyi sezo bihagije kwari raporo abakinnyi bari bahari, mwe mubona mwarakoze bihagije byashobokaga. Icyo burya abakinnyi bari bahari muri 11 babanzaga amagiye batandatu batari batandakeka, kandi iyo ikipe batakaje abakinnyi batandatu babanzamo ari ikintu gikomeye bitakaje, kuko abo bugiye gukoresha bugiye kubitabaza n'ubundi bari barihibye, baravuye muri liste batifuza gukina, bavuga ngo n'ubundi dufite 11 banzamo twe tujya muri 5-10. So iyo ugiye kubitabaza saba kongera ukabaganiriza, ukabereka ko iki kizingo bino bigaragaza. So nibyo bigoye cyane. Bako bwanjye abakinnyi baje muri baje bavuye kuri bench, bavuye hanze, bakoze ibishoboka byose, barahatanye ntabwo nabaveba, ariko iyo tugezeho ubu niyo imbaraga zabo zigarukira, kuko ntabwo ambwira ngo abakinnyi ba Rayon Sport nabo gutsindwa n'amakipe ajya dutsinda, ariko kurebye nyine bagiye bakora ibishoboka byose ariko bikanga. Niyo ngubwira ngo bagerageze mwaka utaha ugura umukinnyi ubanzamo n'umusimbura benda kuba kugira kuba ku rwego rumwe, kugira ngo uwo nagenda uzaba uhari azabe ngo ntacyo twabuze. Ariko iguze umukinnyi w'urwego rwo hejuru ndari hasi n'ubundi yagiye usanga bigorana kugira ngo ikipe ibone umusaruro yifuza. N'icyo kibazo twagize muri season, abakinnyi benshi baragiye, abasiga usanga batari ku rwego rumwe n'abagiye. Ibyo byatugoye, ariko navuga ko abari bahari bakoze ibishoboka byose ariko biranga. Ariko nk'abakozi bakoze kuri umureye w'indani ku mutima, nta message waha abafana muri iki gihe gisa nkaho nka ekipe y'abagabo yagize crise, batangiye no guhindura amakipe amwe n'amwe, bari inkuru nyinshi cyane. Nta message waha abafana nka kapiteni abaha icyizere wenda iki gihe kizaza? Icyo nababwira murambizi bivuga buri gihe, abakunzi ba Rayon Sport bahora bari kumwe na ekipe mu bihe bibi no mu bihe byiza, kandi nkabonye nkavuga ko umukunzi wa Rayon Sport ava akagera agomba kuba kumwe na Rayon Sport mu bihe cyangwa mu bihe bibi, kuko ibihe byiza n'abadakunda Rayon Sport baraza bakagenda muri iyo nzira kuko ikipe imeze neza, ariko umukunzi wa nyawe igihe cyose ikipe itameze neza agomba kwiba hafi agasapotinga. So ibyo batwifuzaga ntitwabibaye nko babyifuzaga, ariko turabisabira imbabazi kuko natwe twashaka kugera kuri ibyo bintu twifuzaga kugeraho nabo bifuzaga ko tugeraho, ariko biranga. So batwihanganire, sinabajya kuvuga ngo umwaka utaha, ahubwo barebe icyakora kugira ngo ibyo bifuza, iyo ntsinzi bifuza, cyo gikombe bifuza kuri twakigeraho. Bakavugira nze kivuga gusa barabavuga nako sanga nta kintu batanga na umusanzu naki, ariko niba bifuza ko gutwara igikombe, bifuza kwishima, bashora amafaranga bazabakinnyi beza, kandi ayo mafaranga na Elfredo uzatanga cyangwa ari wese nibazava muri bo. So abantu bifuza ibyishimo bashora amafaranga, abantu bifuza gutsinda bashora amafaranga bazabakinnyi beza. So ugiye kubwanya nka kapiteni wa Rayon Sport ndabiyanganisha, batwihanganire, ntitwabe ibyo bifuzaga, natwe twarababaye, ariko ababashije kuza no mu munsi mwabonye ndabashimira cyane. Abo ni abakozi ba Rayon Sport ku mutima, murakoze. Akabazo k'amatsiko, bamwe mu bantu bagiye bagaragaza ko kurwanya ishyaka y'ikipe ya Rayon Sport ndetse kugenda bayigaruka, ndetse n'ejo bundi rimwe mu itsinda ry'abantu ba Rayon Sport bagusuye barakubajije uburyo urukundo rw'umukunzi wa Rayon Sport ugikunda kubwira bibera kure mbere kugira Rayon Sport wari umufana wayo, kandi ari umukunzi wa narikundaga. Kevin soreza kuri ako kantu waruvuze wenda kabigeze kuyobora ikipe ya Rayon Sport cyangwa n'abare aho bari bose, hari bamwe bavuga icyo mugenzi wanjye Lorenzo yarakubajije cy'abantu babaye muri Rayon, wenda binagaragara ko hari andi maboko batanga wabaye muri Rayon y'abantu benshi cyangwa se y'abayobozi, buri wese ufasha muri Okritoma. Icyo wakivuga iki? Bamwe barakivuga batera bari
nk'uko mbivuga Rayon Sport ubu tuvugana cyangwa Rayon Sport y'iki gihe hajemo amatsinda menshi arimo abarwanya Rayon Sport bahoze bayikunda ukaba bayirwanya kandi abo bantu bayirwanya ubu nibo bagakwiye kuba bafasha Rayon Sport kugira ngo igire kuri ibyo byishimo bifuza bivuga ko abagiye abahari bose badusenyera mu gode kugira ngo Rayon Sport ibe Rayon Sport bifuza cyangwa bakere Rayon Sport bifuza kuko Jean Fidel wenyine cyangwa ari we wese muri komite Rayon Sport nyakubaka Rayon Sport ari wenyine ahubwo abo bantu bagiye ku ruhande abo bantu bagiye bava ngo tubivuyeho cyangwa turayanze turaruhutseho gato nibazi babashaka ibyishimo muri Rayon Sport ko babikoraga mbere bazi bashore amafaranga bazi bashore urwo rukundo rwabo nibagaruka ari benshi Rayon Sport izabona ibyo yifuza byose ariko nikomeza kuryaryana bava ngo bamwe ngo twabivuyemo ngo Jean Fidel nagende we Jean Fidel cyangwa kugenda n'ubundi ubuje nawe ugasanga n'ubundi ni muhuza so ahubwo mwe muze muri benshi dusenyera umugozi kugira ngo Rayon Sport igire ku bigo byo yifuza kugeraho nibyo bikombe biboneke uko uyu munsi ashaka kuza kandi muhuze akazo kandi muhuze ariko icyo mbasaba ni ko baza tugasenyera umugozi kugira ngo twubake Rayon Sport twifuza. Yes, Aimable ngira ngo ni umukino utari woroshye mutsinda ikipe ya Gasogi United by'umwihariko ni wowe utsinze igitego gisheje umwanya wa gatatu ikipe ya Rayon Sport uri yumvute. Ndumva nishimye cyane kuba umwanya wa gatatu wegukanye ikindi kirushijeho kuba ari ngiye utanze intsinzi y'igitego ndishimye cyane. Hanyuma wenda ngira ngo equipe ya Rayon Sport mu mwaka nako byahiriye cyane uyu mwanya wa gatatu nk'abakinyi ba Rayon Sport mu ese wenda byagenze gute mu mwaka dutambagiza urugendo rwa Rayon Sport hanyuma unadohe no ku mwanya wa gatatu ese ni w'ikipe ya Rayon Sport yari kwire ko yabona. Ntabwo byagenze neza twatangiye umwaka bitameze neza cyane ko twashaka kujya mu matsinda biranga urugendo rurakomeza rwa shampiyona ntitwakwitwara neza twagiye tutakaza amaherema amwe namwe abatoza bagenda bahindagurika urumva twabaye n'ibintu byinshi cyane ibyo byatumye tutabasha kugera ku gikombe cya shampiyona gusa twabasha gupushinga twashwe mu mwanya wa gatatu ntabwo twifuzaga sinabyo sigabanirwa Rayon Sport ko Rayon Sport iteka ryose yifuza igikombe icyo ari cyo cyose kinirwa hano mu Rwanda. Hanyuma wenda hari ikibazo bize benda babwira cyangwa se no gutanda ukubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport hakibize babwira ati wenda uno munsi mwaka performance yabaye mbi wenda dushake umwaka utaha bababwiye ngo iki wenda. Ntabwo turaganira nabo gusa ariko ntabwo bishimye ntabwo biryoshye ntabwo bimeze neza kubona dusigaye tukarwanira umwanya wa gatatu shampiyona twaravuyeho deja n'abayobozi bararakaye cyane uko ntabwo turafata umwanya ngo tuganire kubera ko barakaye. Hanyuma none Aimable ngira ngo shampiyona ibagiye isozwa umwaka utaha ufite izindi shampiyona irangiye nibyo kontranje nayo irarangiye ni ukwicara ngatuza nkategereza nkareba. Perezida Jean Fidel Uwayezu w'ikipe ya Rayon Sport we ubu amaze gutwara ibikombe bigera muri 5 mu makipe yombi ari nacyo kimutera kuvuga yuko amakipe ya Rayon Sport yagiye yitwara neza atumvikanaho n'abantu bavuga yuko manda ye yabaye imfabusa kuko n'ubundi mu ikipe y'abagabo yatwaye ibikombe 2 ndetse na kandi gakombe ka RNIT yatwaye Super Coupe atwara n'igikombe cy'amahoro bya saison ya 2022 2023 ndetse atwara n'igikombe cyateguwe na RNIT ifatanyije na BNB ndetse mu ikipe y'abagore ho ibintu bimeze neza yubatse neza yashinzwe kuri manda ye ahita atwara igikombe cyo mu cyiciro cya kabiri cya shampiyona azamuka mu cyiciro cya mbere mu cyiciro cya mbere akaba yatwaye ibikombe byose byaho kuko yatwaye shampiyona y'icyiciro cya mbere 2023 2024 ndetse ku munsi w'ejo bakaba batwaye n'igikombe cy'amahoro cya 2023 2024 bakazaba ari bo bazasohokera u Rwanda mu makipe y'abagore haba muri CAF Champions League ndetse muri CAF Confederation Cup bakazajyana n'indahangarwa bahanganiye kuri finali kuko iyo ikipe yatwaye ibikombe 2 byose ikipe bageranye kuri finali niyo isohoka muri CAF Confederation Cup. Tugiye hanze y'u Rwanda rero muri update hanze y'u Rwanda ryari ijoro ry'abagabo nk'uko abenshi bakunze kubyita bari umukino wa kimwe cya kabiri ubanza wa UEFA Champions League. Uwo mukino wahuje ikipe ya Bayern Munich ndetse na Real Madrid uza kurangira ari ibitego 2-2. Ubwo ikipe ya Real Madrid niyo ifite amahirwe kuko yari yagiye gusura Bayern Munich kuri Allianz Arena mu Budage banganyirizayo ibitego 2-2. Mu gice cya mbere ikipe ya Real Madrid yari iri hejuru kuko mu gice cya mbere ku munota wa 36 nibwo Vinicius Junior yashyizemo igitego cya mbere bajya kuruhuka
ari igitego kimwe ku busa. Benshi batangira kuvuga bati Real koko n'ubundi ari we defending wa UEFA Champions League agomba kugitwara kuko n'ubundi turabona ari hejuru. Ariko mu gice cya kabiri ibintu byaje guhinduka, nibwo Bayern yagarutse imeze neza yakaniye. Ku munota wa 53 nibwo Leroy Sané yashyizemo igitego cyo kwishyura. Ku munota wa 57 Harry Kane atsinda penalty nziza, bibaye ibitego 2-1. Ku munota wa 83 Vinicius nawe baje kubona penalty ayitera neza arayinjiza, umukino uza kurangira ari ibitego 2-2. Ubwo rero nuko byagenze. Uyu munsi hari umukino uri buhuze Borussia Dortmund ndetse na Paris Saint-Germain muri icyo gikombe n'ubundi cya UEFA Champions League. Ntayo makuru yarahari, nkwibutsa niba uri mushya kuri uyu muyoboro wa Sportline TV ukande subscribe, nukundi iyi nkuru ukande like, uduhe comment, sharing mu magurupe agiye atandukanye murimo, kandi nkomeza kubifuriza umunsi mwiza w'umurimo. Ciao.